Tariki 20 Ukuboza 2024 nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje ko cyafunze ibigo 60 by'amashuri kubera kutuzuza ibisabwa. Abana babyigagaho boherezwa ku bindi bigo. Gusa hari ababyeyi bareraga kuri ibyo bigo byafunzwe bavuga ko batishimiye aho abana babo boherejwe kubera ari kure, nyamara barakoze ibishoboka byose ngo amashuri abana babo bigagaho yuzuza ibisabwa. Aba ni abareraga ku ishuri rya Bonaventure International Foundation School ryo mu karere ka Nyarugenge. Byibura ntibatubwiye nk'abaturage bati hari ubufasha wundi bwabonetse gusa ngo icyo twaboneye ni ishuri. Nk'uwanjye bamufashe ajya Mwendo, azava hanga akora urugendo rw'isaha n'igice, hanyuma uwo mwana agaruke mvuge ngo afite umutekano aziga tuje. Je yambwiye ngo kugira ngo nzasubire ku bindi bigo ntakomeje hariya ngo bazajyanye munyohereza, niko yambwiye. Nanjye nagize impungenge zikomeye, muzajya munyohereza ngende kuko arabizi namucishaho akanyapfu nk'abamubyeyi. Atari yavuze ngo muzajya munyohereza ngende nirirwe nicaye nongere ngaruka. Nawe ubwe ntari kwemera no kujyayo. Ngiye mu gitondo babyutse babwiye nti nyamuneka rero mugiye guhindura ikigo. Bati oya, ntago turi bujye kwishura, ahubwo reka tujye mu cyumba cy'amasengesho dusengera ikigo cyacu bagifungure. Urumva nta nubwo biyumvisha ko ikigo bagifunze. Ha mu gitondo hano rwose hari abana bari baje kwiga kandi ababyeyi babwiye ko ikigo bagifunze, banze kujya ku ibyo bigo babajyanye. Ku bana bacu icyo twakwifuza cyambere nuko badufasha nyine iki kigo kikakomeza kikaturerera. Icya kabiri twasaba no kugira ngo abana bacu batadindira, amafaranga twarayatanze ntayo tugifite ngo tubajyane turebe niba hari ahandi hantu twabona uretse ko nabyo bigoye. Icyifuzo cya kabiri nuko bibaye byiza bareka iki kigo kigakomeza, ahubwo basaba abaterankunga ababyeyi tukomeza gukora uyo bwabaga ikigo kigatungana neza, uyu mubyeyi agakomeza akarerera u Rwanda. Dr Bati Bernal, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, yabwiye Isango Star ko ababyeyi batishimiye aho abana babo boherejwe bafite uburenganzira bwo kubajyana ahandi bashaka, ariko amashuri yafunzwe atazafungurwa mu gihe ibyo yafungiwe bitarakosoka. Bimwe muri ibyo bibazo twasanze muri aya mashuri biracyahari. Icyatumye rero ahagarikwa gukora kigihari ntabwo tuzayemerera gukora uko bamaze kubikosora. Icyo nakubwira cyo nuko nta mwana n'umwe tutigeze dushakira undi mwana ashobora kuba yajyaho. Icyakoze hari umubyeyi ushobora kuvuga ati ngewe hano mwavuze ko ushobora kuba najyana umwana wanjye, ntabwo nshaka kumutwara ahubwo ndamutwara ahandi. Ibyo ni uburenganzira bwe. Ni ukuvuga ngo rero nibajyana abana ku mashuri yandi twabashakiye, ariko ni n'uburenganzira bwabo kuwumva yamujyana kuri indi shuri kuba yamujyanayo. François Tuyisenge ni umuyobozi wa Bonaventure International Foundation School, ishuri naryo ryafunzwe. Aravuga ko bafatanyije n'ababyeyi baharerera kuzuza ibisabwa, ariko NESA ikaba yaragumishije ishuri mu yagomba gufungwa, agasaba ko hakongera gukorwa ubugenzuzi kuko ahandi amashuri yatangiye. Twebwe icyo turi bukore nk'ubuyobozi bw'ishuri urumva ni ikibazo. Ari ayo mafaranga bishyuye bayishyuraga tuyakoresha hano, kandi murabibona namwe amaso yabereka hano hagiye amafaranga menshi cyane. Urumva dukeneye ko ubuyobozi banza bukumva ikibazo gihari mu mizi yacyo, kwe tukumva bakwiye kuza bakadufasha. Ibyo twasabwa twarabikoze, twimutse kuri station nakaba niko kantu nicyo cyane cyagiteye impungenge mu buyobozi. Twabivuyeho tuzande hano heza cyane. Kwe turasaba ko ubuyobozi buza bukareba kuko nimba ahantu hatemere kwa hakakira umubare w'abanyeshuri dufite ahangaha. Mu mashuri 60 yafunzwe, 42 n'ay'incuke naho 9 afite ibyiciro by'incuke n'ibyabanza, mu gihe hari andi 9 nayo afite icyiciro cyabanza gusa, ndetse hari n'andi 785 adafite ibyangombwa akomeje gufashwa kubibona. Yasin Twishimire, Isango Star.